Ukibona ino nyubako ubwonko bwawe burakwibutsa idini rya EPR, idini ryabaye ubukombe mu Rwanda ndetse no mu mahanga, idini ryashinzwe cyane ku bw'ubukoroni rimaze igihe rishinze imizi. EPR Paruwasi Remera Rukoma ni idini ryabaye ubukombe, ibyo bikagaragazwa n'ibikorwa rireberera, harimo amavuriro atandukanye. Muri ayo mavuriro harimo Centre de Santé ya Remera Rukoma, ndetse n'ikindi gitangaje ndetse kikaba kinakomeye cyane, rireberera ibitaro bikuru by'akarere ka Kamonyi. Si ibyo bikorwa gusa bigendanye n'ubuvuzi gusa, kuko rireberera n'amashuri agezweho mu Rwanda mu gutanga uburezi bufite ireme ryifuzwa na buri umwe wese usobanukiwe iby'uburezi. Ese ni ukubera iki ntangiye mvuga EPR ndetse mvuga n'ibikorwa byayo? Impamvu nta yindi, ahubwo ngiye kuvuga no kwibutsa buri muturarwanda wese aho aherereye hose yuko ubu ngubu ku itariki 15 z'ukwezi kwa 10 2020, EPR zifatanya na Groupe Scolaire Remera Indangamirwa mu kwizihiza yubile y'imyaka 100. Iki kigo kimaze gishinzwe cyubatswe mu 1922, gihita kijya muri bimwe mu bikorwa birebererwa na EPR. Iki kigo cyatangiye ari Ecole Primaire Remera Rukoma, kuko cyatangiranye na primaire gusa guhera mu wa mbere kugeza mu mwaka wa 6. Ariko ntibyaje gutinda, uko u Rwanda rwagiye rutera imbere muri rusange ndetse ari nako EPR igenda yaguka, iki kigo nacyo ntikigeze gisubira inyuma, kuko haje gutangira amashuri yisumbuye icyiciro cya mbere rusange O level. Bidatinze n'icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye cyaje kuhagera A level, cyaje gutangirana n'amashami ageze muri 3: LKK Literature, Kiswahili and Kinyarwanda, ndetse n'indi shami ryitwa HEG History, Economic and Geography, tutibagiwe n'indi shami ryitwa MCE Mathematics, Computer and Economic. Groupe Scolaire Remera Indangamirwa ntigeze hatangwa mu kwimakaza umuco, indangagaciro na kirazira nyarwanda. Ukinjira mu marembo y'iki kigo usanganirwa n'icyapa kiriho indangagaciro ndetse na kirazira yayo. Indangagaciro ya mbere ni ugukunda Imana, kirazira yayo ni ukwica amategeko y'Imana. Indangagaciro ya kabiri ni ugukunda igihugu, ikagendana na kirazira yayo ariyo kugambanira igihugu. Indangagaciro ya gatatu ni ugukunda umurimo, ikagendana na kirazira yayo yo kwica akazi. Uwavuga ibigwi by'indangamirwa bwakira bugacya. Ibi ngibi byose tuzabimbwirwa ku munsi wo kwizihiza yubile y'imyaka 100 iki kigo kimaze gishinzwe. Niyo mpamvu umuyobozi w'ikigo yasohoye ubutumire agira ati: mu rwego rwo kwizihiza yubile y'imyaka 100 muri Groupe Scolaire Remera Indangamirwa yahoze yitwa Ecole Primaire Remera Rukoma, ubuyobozi bwa Groupe Scolaire Remera Indangamirwa unejejwe no kubatumira mu munsi mukuru wo kwizihiza yubile y'imyaka 100 ikigo kimaze gitanga uburere n'uburezi bwiza. Iyo yubile izizihizwa ku wa 15 Ukwakira 2020 muri Groupe Scolaire Remera Indangamirwa, yubile y'imyaka 100. Uwanditse ibaruwa Mitindo Rukangura Franco, umuyobozi wa Groupe Scolaire Remera Indangamirwa. Nk'uko kandi iki kigo kitajya kijya kure ijambo ry'Imana, yasoje agira ati: mufatanye nanjye guhimbaza Uwiteka, dushyirane hejuru izina rye. Uyu murongo ukaboneka muri Zaburi 34
umurongo wa 4. Ari nayo mpamvu nanjye ngira ngo nkwibutse ngira nti wowe wahize wigeze kuba wakandagira muri kino kigo, wowe ushobora kuba waratangiranye n'iki kigo kera kiri pirimeri, uratumiwe, uhawe ikaze, uzaze wifatanye natwe mu kwizihiza yubile y'imyaka 100 iki kigo kimaze gishinze imizi. Waba uri mu mahanga, aho uherereye hose, ntuzadutenguhe, uzaze dufatanye muri kino gitaramo, dutarame hagati gaturike, iyi nkera dukeshe imitima, ndetse tunishimira bimwe mu bikorwa byagezweho muri groupe scolaire Remera Indangamirwa. Uhawe ikaze, ntuzahatangwe, ntuzahacikwe, uzahagere kare, turagutumiye cyane. Soza ngira ni kuza kwawe n'inkunga ikomeye cyane njye wagufashije kukugezaho kino kiganiro. Ndi Rutigimbwa Ndobukombe, ndi nkaka y'inshongoro y'ubukaka, nikora mitana nkatana ngabatanazi bagasigara babarezi iyo ngiye. Ndi Kwizererize, intore y'intagamburuzwa y'indangamirwa, umuco dusangira uraturanga, kandi murakoze cyane kwakira ubutumire.